Hello guys, nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Aka kanya tugiye kwiga ese ni gute wakora Google Form. Waba warumvise cyangwa warabonye kenshi baguha fomu, ushobora kuba ari izo gukora ama application anyuranye asaba akazi ukibaza ati ibi bikorwa gute. Uraza muri Google ukandika form.google.com. Wabibonye ko nanjye ariho nahereye. Ubundi tugiye kureba uko wakora Google Form. Kanda hano handitse akamenyetso ko guteranya. Ariko mbibutsa ko iyo ari ubwa mbere ufunguye wanditse form.google.com bakubwira gushyiramo Gmail yawe na password. Njyewe ntago ari ubwa mbere narifunguye Google Form, niyo mpamvu ubonye ko ntiriwe nshyiramo password na Gmail. Ariko wowe ku nshuro ya mbere bazakubwira kubishyiramo. Urabona tugeze ahantu handitse ngo formulaire 100, ni mu gifaransa murabibona. Turaza dusiba aya magambo aha banze. Ngira ngo murabibona neza, iyi formulaire 100 turayisiba. Nitumara kuyisiba twandikemo title ya form yacu. Aha tugiye gukora form tuzahuza na website yacu. Ni form abakurikira website yacu bazajya bakwandikiramo ibitekerezo. Iyi form yacu turayita ibitekerezo. Urebe uko tugiye kubyandika. Niba ari ubwa mbere ukeze kuri iyi channel, kora subscribe. Ukomeze urebe video nigushimisha, ukande like. Kwanditse ibitekerezo, urabona turarangije. Iyi niyo title ya form yacu. Form description. Tugiye kubwira umuyuza uzajya uza muri iyi form icyo azajya akora. Wenda tumubwire ngo uzuzamwe amakuru. Nubona iyi video ari kigiye gufasha, hita ukanda like kuri ako kantu kameze nk'agatoki kazamuka. Nitugera ku musozo kwandikire comment. Kandi ureke video irangire. Urabona dukoze description, umuntu uzaza azabona ko nyuma y'uko yinjiye kuri page y'ibitekerezo bamusabye gukora description. Bamusabye kuzuzamwe amakuru. Gmail. Iyi ni ikibazo cya mbere. Wa muyuza wacu uje kureba tumusabye gushyiramo Gmail ye. Iyi niyo option ya mbere. Ahangaha turaza, urabona bisaba kumuvinga ugenda wimura. Bisaba ngo phone biri mu buryo bwa desktop site. Turaza tujye mu iburyo bwacu, tuyijyane iburyo hano. Urabona bisaba ni drag and drop. Handitse multiple choice. Tuyikandeho, turahitamo short answer kuko email ntago aba ari ndende, haba hari uguhitamo checkbox paragraph bitewe n'ibintu ugiye gukora form yacu. Turaza dukande kuri aka kamenyetso ko guteranya. Gato. Ibi byose ubikora ukoresheje telefone yawe. Wenda namwe muri kuri mudasobwa, cyane ko nabonye ko hari abadukurikira mukoresheje mudasobwa murabasha kubibona. Nyuma ya Gmail uzashyiramo amazina yawe. Nizere ko mwabonye iyi question turi kwandikaho turi kuyikura. Turi guscrollinga tujyana iburyo. Ngira ngo mwabonye. Yego, hari utu tumenyetso. Utu mwari mubonye. Twakanze hejuru kugira aha tugiye kwandika hazemo. Aha ni email yawe, Gmail yawe. Reka tubanze amazina. Urabona ko ni form nyine, ntabwo ni kwebwe tugiye kuyikorera. Dushobora kuvuga ngo amazina, cyangwa ushobora no kuvuga wowe ngo uzajya wandika phone number. Aho kwandika email yawe ukandika phone number. Umuyuza ubwo nazaza andika phone number atange igitekerezo.
So urabona ko fomu ni uku bayikora, turaza hano harimo short answer, kubera ko twari duhinduye izina ko ari twayikoze ntabwo turi buyihindure ni short answer, izina ryo ntabwo riba rirerire. So aka kamenyetso ka mbere mubona ni ako guteranya, niho unyura ugiye gushyiramo indi nani, indi option ya kabiri ni icyo bita Gmail yawe. Uza kukwandikira ibitekerezo, wandike izina ryawe, wandike Gmail yawe. Reka duhitemo Gmail nimba izaba ari paragraphe cyangwa zaba okay, dushyiremo short answer. Gmail ntago ari ibintu birebire. So bene data ngira ngo murabibona ko muri TKAB Rwanda muzakura ubumenyi bunyuranye. Urabona neza ko option ya Gmail yawe yamaze kugeramo. So ni ukuvuga ngo icyo ugomba gukora ni ukubana na TKAB Rwanda ugasharinga. So urabona aha tugeze ku yindi option, wenda reka tuvuge ngo igitekerezo. Aha niho umuyuza noneho nyuma y'uko yanditse amazina ye, nyuma y'uko yanditse Gmail ye, noneho hano naduha igitekerezo cye. So uku niko bakora Google Form, ntihagire uzakubeshya. TKAB Rwanda turahari ku bwanyu, icyo uzumva utamenye neza tumenyeshe, utubwire ati aha ngaha, cyangwa ndifuza ko mwazankorera tutorial ivuga gutya. TKAB ni ku bwanyu, ubundi namwe mukwiye gukora ibibareba, ni ugukora share, mukageza amakuru ku bandi, mukadukorera subscribe, mukajya muri Google Chrome rwose, video mukazisacinga mukareba, ubundi Imana ikabiha umugisha. Ngira ngo murabibonye, hari short, hari na paragraphe. Duhisemo paragraphe kubera ko igitekerezo ushobora kwandika amagambo menshi. Sinzi nimba kugira paragraphe ngira ngo mwayibonye, ni long answer ngira ngo murabibonye. Aka kantu k'ubururu gafunguye ni obligation, bivuga ngo hari ibyo umuntu nyine ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe akagasoza rwose. Okay. Urabona iyi ni setting, mba ngomba no kubatembereza muri interface. Iyi niyo setting. Urabona nubwo uru rubuga rwa Google rwubatse mu gifaransa, ariko barakubwira ngo ni uguhindura questionnaire zawe, kuba wagira modification ukora mu buryo bunyuranye. Ahangaha immediately ariko ngira ngo izi zose ni setting, ariko nibiba ngombwa tuzazinyuramo, ariko ntabwo aka kanya ari ingenzi. Icya mbere ni uko tumenya gukora fomu yacu neza, tukamenya uko fomu yacu tugomba kuzayihuza na Google site, kugira ngo abantu badusuye kuri Google site yacu babashe kubona fomu bashyiramo ibitekerezo. Abantu mutarebye video y'uko twakora Google site mukwiye kuyireba. Video zacu ziba ziri kuri playlist, zose ziraboneka. Murebe uko wakora Google site, murebe uko washyiraho inkuru uko warabikoze, kandi ndabibutsa kuzajya mureba video ikarangira, kubera ko iyo video itarangiye hari ibintu byinshi utamenya kandi by'ingenzi. Iyi ni TKAB Rwanda, niwumva teke wumve ubumenyi, wumve ko tekinoloji yose twayikuzaniye. Si ngombwa ko ukora urugendo, we turahari kugira ngo tubigufashemo. Ku bantu mwumva mushaka gukora profile za business zanyu, so TKAB Rwanda turahari, mutubwire rwose
tubakorere porofayile za bizinesi zanyu, bizinesi yanyu itangire kuboneka muri murandasi cyangwa mushakashatsi ya Google, ubundi abakiriya biyongere bitewe na bizinesi ukora iyo ariyo, umenyekane. Ni dejamanager@gmail.com, mushobora kukwandikira cyangwa mukanyura muri comment section kuri YouTube channel yacu tukabaha umuyoboro, ntacyo bikwaye. So abifuza gukora amafomu anyuranye namwe nta kibazo, tuzajya tubafasha. Urabona iyo umaze gukora fomu uba ugomba kuyipublishinga, ukora publish. Iyo ukoze publish, fomu yawe iba yamaze kugera muri driver yawe. So publish ku batayibonye, sorry gatoya, uretse dusubireyo mbereke. Publish abatayibonye, uretse tuzuminge. Urabona gukoresha telefone bisa nkaho bigoye gato, ariko nta nubwo bigoye, niyo utubereye kuko ndabizi abenshi niyo dukoresha kurusha laptop cyangwa desktop n'ibindi bikoresho. Niyo mpamvu telefone ari itubereye. Urabona hariya mu nguni y'iburyo hari ahantu handitse publish hafi ya profile yacu, hariya niho ukanda ugakora publish, ubundi iyo umaze gukora publish biba bivuze ngo ushobora kuba wakora copy kugira ngo nani yacu ijye hanze, Google form yacu. Ukanze kuri aka kantu kameze nk'akajisho ukora copy. Iyo umaze gukora copy Google form yacu uba wabonye link yayo. Umaze kubona link okay, urabona ngiye gukora copy, kurikire rwose. So nkimara gukora copy urabona link yanjye ngiye kuyisharinga. So nyisharinze kuri Gmail yanjye ni dejamanager@gmail.com. Iyi mushobora no kuyikoresha ku bindi bisobanuro, iyi Gmail nta kibazo. Urabona ko link ya Google form yacu yamaze kuboneka, ku buryo tubasha no kuyisharinga, abantu bakaba bagera muri Google form yacu bakuzuzamwo amakuru. Urumva neza ko ari Google form ziriya abantu buzuza bari gusaba akazi. Wahita utangira kuyisharinga mu mbuga zinyuranye za WhatsApp, Facebook, amasitati anyuranye n'amastori, ubundi abantu bayibonye bose batangira kuzuzamo. Wenda urugero nimba uri gutanga akazi, kaba hari wakoze fomu igaragaza aho umuntu ibyo agomba kuba yarize, amahitamo, akagenda ahitamo ibyo agomba guhitamo, ubundi agasabumitinga. Fomu ni uko ikorwa. So ndabasaba gufatanya na TKB Rwanda kuzamura TKB Rwanda, kuko ndagira murabibona ko TKB Rwanda ariwo muyoboro wa YouTube channel ukwiye gufasha abantu mu kuzamura ubumenyi bwanyu. Ntugire ikibazo ntiwabashije kwiga
icyiciro runaka, iniverisite runaka, wenda ngo wize ibyo udashaka, hano TKB Rwanda nimba ushaka kugira ubumenyi ku ikoranabuhanga turahari. Gusa nawe ushobora gufata akalinki ukagashyira kuri sitati yawe ya WhatsApp, kuri Facebook story ndetse n'amagurupe, ukaba ufashije TKB Rwanda kuzamuka. Isharinga inshuti zawe, uzibwire ko ari umwanya wo kwiga ikoranabuhanga, uba ushobora kweditinga, setingi ndetse n'ibindi ngira ngo murabibona. Iyi ni ya Google Form yacu twakoze, ni uku yubatse, ariko urabona ko ushobora kuyisharinga, ushobora ibintu binyuranye. Urabona hano ni ugutanga igitekerezo, dushobora kubihindura. Urabona iri jambo how ryariho ndarisibye, biremera ndongera ndaryandika. Ni ukuvuga ngo Google Form uba ushobora no kuyeditinga amasetingi ndetse n'ibindi. Iyi ni chapter ya question, ibibazo. User interface nawe azaza kuri answer we, azaba aduha ibisubizo, azaba ashyiramo ya Gmail twebwe twamubajije kuzuza amakuru. Iyi ni Google Form ibaza, twamubajije kuzuza amakuru, Gmail, amazina, ubundi agahita yohereza. Turakwibutsa ko ubu ngubu iyi Gmail yawe irarinzwe igihe waba wanditse ubutumwa muri iyi Google Form. Iyi Google Form ndabibutsa ko turi wishyire kuri website cyangwa Google site ya TKB. Hello guys, nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Aka kanya tugiye kwiga ese ni gute wakora Google Form. Waba warumvise cyangwa warabonye kenshi baguha form, ushobora kuba ari izo gukora ama application anyuranye asaba akazi, ukibaza ati ibi bikorwa gute. Uraza muri Google ukandika form.google.com. Wabibonye ko nanjye ariho nahereye. Ubundi tugiye kureba uko wakora Google Form. Kanda hano handitse akamenyetso ko guteranya. Ariko mbibutsa ko iyo ari ubwa mbere ufunguye wanditse form.google.com, bakubwira gushyiramo Gmail yawe na password. Njyewe ntago ari ubwa mbere narifunguye Google Form, niyo mpamvu ubonye ko ntiriwe nshyiramo password na Gmail. Ariko wowe ku nshuro ya mbere bazakubwira kubishyiramo. Urabona tugeze ahantu handitse ngo formulaire 100, ni mu Gifaransa murabibona. Turaza dusiba aya magambo aha abanza. Ngira ngo murabibona neza, iyi formulaire 100 turayisiba. Nitumara kuyisiba twandikemo title ya form yacu. Aha tugiye gukora form tuzahuza na website yacu. Ni form abakurikira website yacu bazajya bakwandikiramo ibitekerezo. Iyi form yacu turayita ibitekerezo. Urebe uko tugiye kubyandika. Niba ari ubwa mbere ukeze kuri iyi channel, kora subscribe. Ukomeze urebe video nigushimisha, ukande like. Twanditse ibitekerezo, urabona turarangije. Iyi niyo title ya form yacu. Form description. Tugiye kubwira umuyuza uzajya uza muri iyi form icyo azajya akora. Wenda tumubwire ngo uzuzamwe amakuru. Nubona iyi video ari kigiye gufasha, hita ukanda like kuri ako kantu kameze nk'agatoki kazamuka. Nitugera ku musozo kwandikire comment. Kandi ureke video irangire. Urabona dukoze description, umuntu uzaza azabona ko nyuma y'uko yinjiye kuri page y'ibitekerezo bamusabye gukora description. Bamusabye gukora
kuzuzamwo amakuru Gmail. Iyi ni ikibazo cya mbere. Wa muyuza wacu uje kureba tumusabye gushyiramo Gmail ye. Iyi niyo option ya mbere. So, ahangaha turaza, urabona bisaba kumuvinga ugenda wimura, bisaba ngo phone biri mu buryo bwa desktop site, turaza tujye mu iburyo bwacu, tuyijyane iburyo hano, okay, urabona bisaba ni drag and drop, handitse multiple choice, okay, tuyikandeho, turahitamo short answer kuko email ntago aba ari ndende, haba hari uguhitamo check box paragraph, bitewe n'ibintu ugiye gukora fomu yacu. Turaza dukande kuri aka kamenyetso ko guteranya, sorry gato. Ibi byose ubikora ukoresheje telefone yawe, wenda namwe muri kuri mudasobwa, cyane ko nabonye ko hari abadukurikira mukoresheje mudasobwa murabasha kubibona. Nyuma ya Gmail uzashyiramo amazina yawe. So, nizere ko mwabonye iyi question turi kwandikaho turi kuyikura, turi guskororinga tujyana iburyo, kugira ngo mwabonye, yego hari utu tumenyetso, utu mwari mubonye, turi kwakanze hejuru kugira aha tugiye kwandika hazemo. Aha ni email yawe, Gmail yawe, reka tubanze amazina. Urabona ko ni fomu nyine, ntabwo ni twebwe tugiye kuyikorera. Dushobora kuvuga ngo amazina, cyangwa ushobora no kuvuga wowe ngo uzajya wandika phone number, aho kwandika email yawe ukandika phone number. Umuyuza ubwo nazaza andika phone number atange igitekerezo. So, urabona ko fomu ni uko bayikora. Turaza hano harimo short answer, kubera ko twari duhinduye izina ko ari twayikoze, ntabwo turi bubihindure ni short answer. Izina ryo ntabwo riba rirerire. So, aka kamenyetso ka mbere mubona ni ako guteranya, niho unyura ugiye gushyiramo indi nani, indi option ya kabiri ni icyo bita Gmail yawe. Uzaza kukwandikira ibitekerezo, wandike izina ryawe, wandike Gmail yawe. Reka duhitemo Gmail nimba izaba ari paragraph cyangwa zaba okay, dushyiremo short answer. Gmail ntago ari ibintu birebire. So, bene data ngira ngo murabibona ko muri TKAB Rwanda muzakura ubumenyi bunyuranye. Urabona neza ko option ya Gmail yawe yamaze kugeramo. So, ni ukuvuga ngo icyo ugomba gukora ni ukubana na TKAB Rwanda ugasharinga. So, urabona aha tugeze ku yindi option. Wenda reka tuvuge ngo igitekerezo. Aha niho umuyuza noneho nyuma y'uko yanditse amazina ye, nyuma y'uko yanditse Gmail ye, noneho hano naduha igitekerezo cye. So, uku niko bakora Google Form, ntihagire uzakubeshya. TKAB Rwanda turahari ku bwanyu. Icyo uzumva utamenye neza, tumenyeshe, utubwire ati ahangaha, cyangwa ndifuza ko mwazankorera tutorial ivuga gutya. TKAB ni ku bwanyu. Ubundi namwe mukwiye gukora ibibareba, ni ugukora share, mukageza amakuru ku bandi, mukadukorera subscribe, mukajya muri Google Chrome rwose, video mukazisacinga mukareba, ubundi Imana ikabiha umugisha. Ngira ngo murabibonye, hari short, hari na paragraph. Duhisemo paragraph kubera ko igitekerezo ushobora kwandika amagambo menshi. Sinzi nimba kugira paragraph ngira ngo mwayibonye, ni long answer ngira ngo murabibonye.
aka kantu k'ubururu gafunguye ni oburigasiyo, bivuga ngo hari ibyo umuntu nyine ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe akagasoza rwose. oke. Urabona iyi ni setingi, mba ngomba no kubatembereza muri intafesi. Iyi niyo setingi, urabona nubwo uru rubuga rwa Google rwubatse mu gifaransa, ariko barakubwira ngo ni uguhindura kweshoniya zawe, kuba wagira modifikasheni ukora mu buryo bunyuranye. Ahangaha imediyatiri, ariko ngira ngo izi zose ni setingi, ariko nibiba ngombwa tuzazinyuramo, ariko ntabwo aka kanya ari ingenzi. Icya mbere ni uko tumenya gukora fomu yacu neza, tukamenya uko fomu yacu tugomba kuzayihuza na Google site, kugira ngo abantu badusuye kuri Google site yacu babashe kubona fomu bashyiramo ibitekerezo. Abantu mutarebye video y'uko twakora Google site mukwiye kuyireba. Video zacu ziba ziri kuri playlist, zose ziraboneka. Murebe uko wakora Google site, murebe uko washyiraho inkuru uko warabikoze, kandi ndabibutsa kuzajya mureba video ikarangira, kubera ko iyo video itarangiye hari ibintu byinshi utamenya kandi by'ingenzi. Iyi ni Tech AB Rwanda, niwumva tech wumve ubumenyi, wumve ko tekinoloji yose twayikuzaniye. Si ngombwa ko ukora urugendo, we turahari kugira ngo tubigufashemo. Ku bantu mwumva mushaka gukora profile za business zanyu, Tech AB Rwanda turahari, mutubwire rwose tubakorere profile za business zanyu, business yanyu itangire kuboneka muri murandasi cyangwa mushakashatsi ya Google, ubundi abakiriya biyongere bitewe na business ukora iyo ariyo, umenyekane. Ni dejamanager@gmail.com, mushobora kukwandikira cyangwa mukanyura muri comment section kuri YouTube channel yacu, tukabaha umuyoboro, ntacyo bikwaye. Abifuza gukora amafomu anyuranye namwe, nta kibazo, tuzajya tubafasha. Urabona iyo umaze gukora fomu uba ugomba kuyipublishinga, ukora publish. Iyo ukoze publish, fomu yawe iba yamaze kugera muri driver yawe. Publish ku batayibonye, gatoya, uretse dusubireyo mbereke. Publish abatayibonye, uretse tuzuminge. Urabona gukoresha telefone bisa nkaho bigoye gato, ariko nta nubwo bigoye, niyo utubereye, kuko ndabizi abenshi niyo dukoresha kurusha laptop cyangwa desktop n'ibindi bikoresho. Niyo mpamvu telefone ari itubereye. Urabona hariya mu nguni y'iburyo hari ahantu handitse publish hafi ya profile yacu, hariya niho ukanda ugakora publish. Ubundi iyo umaze gukora publish biba bivuze ngo ushobora kuba wakora copy kugira ngo nani yacu ijye hanze, Google form yacu. Ukanze kuri aka kantu kameze nk'akajisho ukora copy. Iyo umaze gukora copy Google form yacu,
uba wabonye linki yayo. Umaze kubona linki, urabona ngiye gukora kopi, kurikire rwose. Nkimara gukora kopi, urabona linki yanjye ngiye kuyisharinga. Nyisharinze kuri Gmail yanjye, ni dejamanager@gmail.com. Iyi mushobora no kuyikoresha ku bindi bisobanuro, iyi Gmail nta kibazo. Urabona ko linki ya Google Form yacu yamaze kuboneka, ku buryo tubasha no kuyisharinga, abantu bakaba bagera muri Google Form yacu bakuzuzamwo amakuru. Urumva neza ko ari Google Form ziriya abantu buzuza bari gusaba akazi. Wahita utangira kuyisharinga mu mbuga zinyuranye za WhatsApp, Facebook, amasitati anyuranye n'amasitori, ubundi abantu bayibonye bose batangira kuzuzamo. Wenda urugero, nimba uri gutanga akazi, kaba hari wakoze fomu igaragaza aho umuntu ibyo agomba kuba yarize, amahitamo, akagenda ahitamo ibyo agomba guhitamo, ubundi agasabumitinga. Fomu ni uko ikorwa. Ndabasaba gufatanya na TKB Rwanda, kuzamura TKB Rwanda, kuko ndagira murabibona ko TKB Rwanda ariwo muyoboro wa YouTube channel ukwiye gufasha abantu mu kuzamura ubumenyi bwanyu. Ntugire ikibazo ntiwabashije kwiga icyiciro runaka, universite runaka, wenda ngo wize ibyo udashaka, hano TKB Rwanda nimba ushaka kugira ubumenyi ku ikoranabuhanga turahari. Gusa nawe ushobora gufata akalinki ukagashyira kuri stati yawe ya WhatsApp, kuri Facebook story ndetse n'amagurupe, ukaba ufashije TKB Rwanda kuzamuka. Isharinga inshuti zawe, uzibwire ko ari umwanya wo kwiga ikoranabuhanga, uba ushobora kweditinga, setingi ndetse n'ibindi, ngira ngo murabibona. Iyi ni ya Google Form yacu twakoze, ni uku yubatse, ariko urabona ko ushobora kuyisharinga, ibintu binyuranye. Urabona hano ni ugutanga igitekerezo, dushobora kubihindura. Urabona iri jambo how ryariho ndarisibye, biremera ndongera ndaryandika. Ni ukuvuga ngo Google Form ushobora no kuyeditinga, amasetingi ndetse n'ibindi. Iyi ni chapter ya question, ibibazo. User interface nawe azaza kuri answer we, azaba aduha ibisubizo, azaba ashyiramo ya Gmail twebwe twamubajije kuzuza amakuru. Iyi ni Google Form ibaza, twamubajije kuzuza amakuru, Gmail, amazina, ubundi agahita yohereza. Turakwibutsa ko ubungubu iyi Gmail yawe irarinzwe. Igihe waba wanditse ubutumwa muri iyi Google Form, iyi Google Form ndabibutsa ko turi buyishyire kuri website cyangwa Google site ya TKB